mabuye nshuti na Yesu ampaye makuru ambwira ku nyine bantanze kuzimu uwo mubyeyi, ariko Yesu arambwira ngo nzabana nawe, nza gukora ikizami cya leta. Rero nibwo Imana yagiye yamwereka ko ibyo bakoze ndimo niteguye ikizami cya leta. Imana yarambwiye ngo nifite amasengesho yo gusenga, twasengaga buri munsi ahantu dusengera abantu bafite abarwayi barwaye imyuka mibi. Ndataha nkamwe byo kubasengera twasheshe iminsi 2, nibwo nagiye kumva mbwiye ngo nkwereke nkabona none bambwira ati inzu yanjye yiduhe cyangwa se dusokere mu nzu byawe zikode. Nkavuga nti byonyine kuba Yesu yarampaye urubyaro, nkumva ngo Imana nguhaye icyubahiro, Imana ishimwe. Ibyo bintu yabinye umutima wanjye. Nkaba nabwira abantu rero, nkabwira ni mukomerere mu mwami. Ibuntu uzi ukavuga ye n'Imana nayihangana kumeza ajyana ubushuti na Yesu, kandi yo gutakariza umugabo icyizere. Uyu mugabo ni umugabo ukomeye, ni umugabo ukora. Njya mwibuka ku bana banjye 6 mfite, ntago nari nabona igiseke kivuye kwa mabuko cyangwa se kivuye mu muryango iwacu uvuga ngo baje guhemba. Ndabona abantu baza bakabyara bakaza bakabahemba, ntago ngenza uruhembo rw'amiryango ababyeyi bampembye, imiryango yampembye, cyangwa se ngo mbone umutware yaje kwa muganga yaje ajya ninzanye mu ngemo umubyeyi yabyaye, sinjya mbibona. Ariko njya mbona Yesu ya angemurira. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Reka tubahe ikaze mwe mudukurikiye ku Irembo ryera TV, tubifuriza umugisha w'Imana uko tugira dutya tukabazanira abantu bari mu mwuka w'Imana, barimo ibihe byiza, bakatuganiriza icyo Imana yashyize ku mutima wabo. Ngira ngo uyu mubyeyi muramumenyereye ku Irembo ryera, ni umubyeyi Imana iri gukoresha ibintu bikomeye, ni umubyeyi kandi ufite ubuhamya burenze uko nawe wabuvuga. Uyu munsi rero dufitiye igice cya 2 cy'ubuhamya, araza kutubwira. Wowe utameze neza, ushobora kuba urwaye cyangwa ufite ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubuzima, turagira ngo rero tukubwire ngo komera, ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima, ejo hawe ni heza, Imana irahafite, ntiwihebe kandi ntiwiganyire. Ndagira ngo rero ugomeze ukomere, ukomejwe n'Imana, kandi Imana igomeze ikugirire neza, ikurwanirire uko bukeye nuko bwije. Watangira wibwira abantu rero badukurikiye mubyeyi. Yego, amazina ni Natanyera Habimana. Ku mazina y'ababyeyi ni Nyabade, bakunda umugana Nyabade, cyangwa se mama Gatoya, mama Gakuru, mama Micheline, mama Kida, mama Runera na mama Rusi. Yose ndayemera bitewe n'umpamagaye izina hamagayemo ry'umwana. Ndi umubyeyi, mfite umugabo n'abana 6, ariko umugabo ntabwo turi kumwe ubu. Ahari yagiye kwiga nande kwiga kundi. Tuyo murenge wa Bumbogo, Kagari Kangara, Mudugudu wa Baruraza niho mbaye ndubu. Turagira ngo rero tubahe ikaze, muduhe icyo mwatuzaniye uyu munsi n'ibiki none Imana yashyize ku mutima wawe. Yego, uyu munsi numvise tubuza kuvuga ku buhamya n'ijambo ry'Imana, kuko ndumva muri iminsi ri kunyubaka, kandi ijambo ry'Imana kuribonamo imirimo y'Imana, y'ibyo Imana yagiye imbwira ndi umwana mutoya. Katubana dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, Prito na Yohana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice 14, dore ku murongo wa 14 haranditse ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti, kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Simwe mwantoranyije, ahubwo ni njye wabatoranyije, kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane.
18. Ab'isi nibabanga mumenye ko ari njye banze mbere, mumenye ko ari njye babanje kwanga batarabanga. Ibyo muba ab'isi babakunze, ariko kuko mutari ab'isi ahubwo nabatoranyije mu b'isi, nicyo gituma ab'isi babanga. Mwibuke ijambo nababwiye nti umugaragu ntaruta shebuja. Niba mba ndenganije barandenganyije, namwe bazabarenganya. Niba bitondeye namwe bazabarenganya. Amen. Shimye Imana mu gitondo. Imana yabanye nanjye nkajya nshuti na Yesu. Uyu Yesu twagiranye inshuti cyangwa se ubushuti ndi umwana muto mfite imyaka 8. Mama maze gufata kwakira agakiza, maze kwakira Yesu umwami n'umukiza, nange njyana ubushuti na Yesu. Yesu twagiranye ubushuti agenda anyigisha kubana kwera n'abantu. Iri jambo ryaramfashije. Nahoraga ndisoma ndi umwana, nkarisoma nkumva riranyuze, ndinda nkuramba umukobwa w'inkumi, ndinda shaka iri jambo ry'ubushuti na Yesu ryaranyuze. Nyamara kujyana ubushuti na Yesu, Yesu yagiye andokora impfu nyinshi zitandukanye ngiye kubabwira. Nakuriye mu muryango iwacu w'abana 11, mfite papa na mama. Barankundaga. Nari umwana gatatu mu mbyaro z'iwacu, kuri papa no gatatu kuri mama ndi wa kabiri. Ariko mu rugo bakankunda. Papa yarankundaga cyane ko ndi umukobwa wasaga na se cyane. Nanjye nkumva ni byiza gukundwa na papa wawe kandi no munasa. Ariko rimwe ngakunda ikintu cyitwa abarokore cyane. Mama na papa bari abakatolike, ariko njye kumunkunza abarokore ndi mutoya. Twaduturanye n'urusengero rw'abarokore, tukajya gusengerayo abana tukagenda, ariko ducitse iwacu. Iwacu baba bagiye kwa padiri mu kiliziya, twebwe tukabacika badusize ku rugo tukajya gusenga mu barokore. Mu barokore tukaba tubona tugira ngo Imana iravuga, Imana ikora imirimo, tukabikunda nyirabakuru banjye. Ariko igihe kiza kugera tujya gusenga mu barokore aho ngaho, Imana iravuga. Nari umwana w'imyaka 6 gutyo 7. Imana ivuze numva binyuze umutima wanjye. Nza gutaha, mama asanga turishimye cyane. Ati kuki mwishimye mumeze mute? Tuvuye mu barokore. Ati mwagiye muri abasazi nanga? Ntabwo ati mama ntago ari abasazi, ukabonye bafite n'Imana ivuga. Mubyeyi wanjye yarambwira ati n'ubusura nzabakubita. Turamwikiriza, ariko tukumva dukunza abarokore. Bivuze ngo abarokore banjemo ndi mutoya. Ijambo ry'Imana numva nyuzwe naryo ndi mutoya. Igihe cyaje kugera, nge na mukuru wanjye umwe kadusenga tubwira Imana ngo Mana uzadere mama agakiza. Mama yarabuje kubona agakiza neza kuri rimwe no kuri rimwe. Yaragiye ahantu ko dutari hafi y'amazi y'Ikivo. Mama yaragiye gura ikintu bitaga insambaza cyangwa se injanga, asanga bakubatuza umubatizo wo mu mazi. Asanga bakubatuza umubatizo wo mu mazi, mama anizwa n'uwo mubatizo yataye atubwira ati bana banjye nakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Nanjye byanyuze umutima wanjye, ndavuga yanzira kujya mu barokore ndayibonye. Guhera uwo munsi nagiye mu barokore, mbana n'Imana no ivuga. Imana iranyura inyura umutima wanjye. Imana iza kuza umwuka wera. Muri uwo mwuka wera rero nuwo nabonye ubushuti na Yesu. Ntangiye kwangira amakuru Imana imbwira nzabana nawe mwana wanjye. Imana inashyigikira. Imana iza kumbwira ati nzakugira ukomeye. Ntabwo nisi ukomeye gute? Ahubwo abana yasa kose buri Imana bivuze izi mpamvu. Imbatizo umubatizo w'umwuka wera, nzapata mu mazi menshi. Imana ibana nanjye. Nari umwana w'umuhanga mu ishuri. Najyaga mu banyeshuri 5 ba mbere primaire. Ndiga ngeze umwaka wa 6 mu kizami cya leta. Mu kugikora ndimo nenda kora igikizami cya leta, nuho Imana yansuye. Imana iransura irambwira ngo ngiye kukwereka ibintu, ariko ibintu ngiye kukwereka ntago ugiye kuzabivuga ubu ngubu, nzaguye cyo kubivugira.
ngiye kwaka ibintu kurira mu muryango iwanyu. Imana irambwira ngo urabizi ko wowe uri uruhinja watanzwe ikuzimu. Ndavuga nti gute? Imana irambwira ngo nari mbibwiwe n'umuntu w'umupapa ari umahanura. Arambwira ngo ukimara kuvuka kumwe basohora abana mu cyaro waje kurya ubunyano, umuntu wakwise izina ryawe ry'iripagani cyangwa se ry'ababyeyi yagutanze kuzimu. Izina ryawe risabye papa wawe avuga ati retse nkita umwana izina, kuko papa urumva ababyeyi ba mbere baranywaga inzoga bakistinda. Imbwira umutware wanjye yari yaje kunsaba ndi kwa muganga, arabimbwira kuko umutware yese ko yubika umutwe mu maguru ararira. Aharo ndategera ati umuntu ndimo mutereta kubana nawe ariko umva ko atazabyara, sinzi ko yarabyakiriye. Ariko njyewe nari ndyamye ngo n'indembye mfite ndimo serumu, nabwiye muganga ni mu ijuru hari Imana itanga urubyaro nzabyara. Muganga arambwira tumva ntuzigere wibeshya rwose kuko ntacyo byakumara gushaka ntubyare, kubyara urubyaro nta ruko ufite wowe. Ariko Imana ishobora byose inyuranye imigambi, imbwira muri iyo yerekura ambwira ngo uzabyara abana b'impanga kandi nzaguha urubyaro. Imana rero ndayishimiye kandi acyayishima. Koko nize mu bikomeye, niga ndi umugore ndabibona. Nge nubazaga kuko Imana yambwiye ngo mu kwezi kwa 8 2012 mu rugo bagasoka makwabiri, nkavuga ne makwabiri azabavuye hehe ko bakuru banje wenda zabarashatse ko nibwiraga. Ariko umuhuro nkurikira yagombaga kwashingiwe umunsi umwe mu rugo gusoka turagenda 2 mu rugo rumwe turashaka. Ariko Imana igaragaza kwera kwayo. Natwaye inda y'abana b'impanga rero cyo gihe ndi ku ishuri, nkajya ku ishuri nkajya mu rugo, nkava mu rugo nkajya ku ishuri mfite inda, nkigana inda mu bihaye Imana. Ariko Imana nibwo yampaye abana b'impanga rero, inyuranye imigambi nshakura, inyuranye imigambi y'abantu. Mbese ibyo abaganga bapimaga bakabona koko nta rubyaro, iyere impa abana. Ndayishima. Uyu mugabo Yesu ndamukunda, Yesu ndamukunda, Yesu ni nshuti yanjye, Yesu ni musaza wanjye ntiyakwemera antagangaza, kubera ko yende ibyo twana twanye ndatureba nubwo ari mu buzima bubabaje nubwo bugoye, nkavuga nti wite ni wowe wabanye nanjye niwe wampaye urubyaro. Nkumva binyuze umutima wanjye, nkavuga nti ibibazo nahuye nabyo mu rushako rwo kwangwa n'imiryango nta ruhare nabigizemo, iyo nza kwangwa n'imiryango ntafite urubyaro byari kugenda gute? Ariko haregeye nicana bwo mu nzu tugasimba tugahimbaza Imana, natire kwa abana barabyinnye, nkavuga nti Yesu uri inshuti yanjye ya bugufi, twajyanye ubushuti ndakunezererwa, wangiriye neza. Nkumva binyuze umutima wanjye, nkavuga nko biri kose nubwo ubuzima buhambuka kaye, nkabona biteye ubwoba, nkabona none bambwiye ati inzu yanjye yiduhe cyangwa se dusokere mu nzu byawe zikode. Nkavuga nti byonyine kuba Yesu yarampaye urubyaro, nkumva ngo Imana nguhaye icyubahiro, Imana ishimwe. Ibyo bintu yabinnye umutima wanjye. Nkaba nabwira abantu rero, nkabwira ni mukomerere mu mwami. Ibuntu uzi ukavuga ye ni Imana nayihangana kumeza ajyana ubushuti na Yesu, kandi ye gutakariza umugabo icyizere. Uyu mugabo ni umugabo ukomeye, ni umugabo ukora. Njya mwibuka ku bana banjye 6 mfite, ntago nari nabona igiseke kivuye kwa mabuko cyangwa se kivuye mu muryango iwacu uvuga ngo baje guhemba. Ndabona abantu baza bakabyara bakaza bakabahemba, ntago ngenza uruhembo rw'amiryango ababyeyi bampembye, imiryango yampembye, cyangwa se ngo mbone umutware yaje kwa muganga yaje ajya ninzanye mu ngemo ngo umubyeyi yabyaye, sinjya mbibona. Ariko njya mbona Yesu angemurira, agakoresha umuntu twasenganye, nkumva muri amagati se kwa muganga, nkabona nzanye ingemu nkarwabyara, nkabona mvuye kwa muganga. Uyu Yesu ajya haboneka no mu rupfu. Nababwiye ngo napfuye inshuro 17 nagiye nzibanda umukobwa, nkajya muri koma kuko ubwo burwayi nkapfa, bakavuga ngo byarangiye. Nibuka rimwe ndi Kibogora, nigeze mpfa neza, maze mu maserumu baganga barhutira kuza gucomora abantu umuntu arapfuye. Ariko Imana ikoresha umurundi kazi wari uryamye arwaye cyane, urwari ibyo ryamye aho ngaho igihe kirekire. Imana inamukoresha aramubwira ngo agiye yerekwa ngo byuko usenge uriya mwana, bademoni banamwibye, musengere nubwo urembye, nange ndakugira neza kura mwana. Umurundi kazi yarabyutse aransengera, ngigo nari namaze kugenda monaga nageze kure, aransengera arasenga. Uwo murundi kazi nayo yakurijemo gutakakira, Imana izo kumukiza kubwo yaransengeye.
icyo gihe Imana igaragaza ko uwo muntu yayohereje ngo ubutega bw'abana ngo buze bunkure mu mubiri bunyice ntavuga. Ariko nagarutse ndavuga nti Yesu numva mvuga Yesu, abantu bavuza impundu gate mwana arazutse. Akakoko kanyengeraho inkovu, icyo gihe amasemu kwako yacumura bihuse, batukije umutsi harabyimba kugira abana habaga. Ariko Imana yabanye nanjye, nabanye n'Imana. Ndavuga ni sinzi ukuntu navuga uyu mugabo Yesu, sinzi ukuntu navuga data wa twese mwiza, twagiranye ubushuti bwiza. Yesu utajya unanirwa, umuntu ugera mu akaza akagusanga ababyeyi batagusanze, akakubera inshuti. Wagera kwiseta uryanye bakubwiye turapfa ntago bakwiseta. Nagiye mpura n'abaganga abakoreshwa na Satani bakambwira ati wowe sinyana kurapfa, sinyura urupfu. Nkavuga nti Imana nkasinya, nkavuga ariko ndagwa ndi gusinya, ariko mu ijuru hari Imana. Bakambwira ati ariko ibyo mwirwaje by'Imana ni ibiki? Nabonye Imana. Njyambwira abantu ni ngewe Imana yanjye rero Yesu arankunda kurenza abandi. Nagiye mbona ababyeyi bababaga ku mpande zanjye, nkabona ababyeyi bari gupfa, nkabona ababyeyi bari gupfana n'abana, cyangwa abana bari gupfa ababyeyi bagasigara. Aho nkavuga nti ndi muntu ki Yesu yakunze urukundo meze gutya, njyaye gatanu bambaga nkaba nkigenda bikemera. Nabwiye abantu bwashize ko nacuruzaga gataro, n'ubu ngerageza nkagacuruza. Ariko ni ibintu utakuyumvisha kuntu umuntu ubyaye imbyaro 5 bamubaga bamutera ibinya, ababara kuriya, yabasha kwikorera indoba akazunguza cyangwa se agatara akazunguza anahetse cyangwa se anatwite. Kuko ngiye ubuzima bwanjye niko kwa ntwite, none umwana yamara kugira umwaka n'igice nkaba ntwaye indi nda, urumva nta kuruhuka. Noneho kuruhuka kandi noneho mu bikomere bitari byakira. Ariko Yesu akandengera. Abandi bajya baturika bagasura mu byuma bakongera bakababaga, ariko Yesu ndasura mu cyuma ngo ambage. Haleluya, Imana ishimwe. Rero reka mbabwire, uyu mugabo twizeye, uyu mwikomejeho akubera ubwugamo, akakubera umucyo, akakubera ibyiringiro. Haleluya, bya none by'ejo hazaza. Ndikubwira abantu nubwo mubona ntinze mu butayu, nkaba ntinze ku musozi, hari impamvu. Jambo ry'Imana ryarambwiye ngo dushoboka byose na Kristo duha imbaraga. Hagiye abanyamwanga ariko mama w'impanga, kuki uhora uvuga Imana ubundi uyivuga ibintu ubone gukorera? Kuki kubabaza iteka? Kubabaza ntabwo ntago Imana izambabaza iteka, kubabara nibyo. Ntabwo Imana rero yaza ikoresha umuswa. Tiburiya ndi kwiga kugira ngo mbashe kuzabwira abantu imirimo y'Imana. Nkabwira Imana namwe ngo nzabwira abantu mu gihugu, mbwira abantu hanze y'igihugu. Ni igihe cyo kubwira abantu rero imirimo y'Imana. Uwari ufite ubwoba, n'ababyeyi bagira ubwoba bafite inda bakavuga ngo bazapfa, takongeye nyababwira nta gupfa kuriho. Nkabwira hari ibyiringiro, uyu mugabo mwikomeje harakurengera. Bivuze ngo nge nawe unyumva ufite ikibazo ukabona ubuzima bwanze, menya ko Yesu ashoboye ibintu byose. Yesu ni umwami, Yesu azaturengera. Ntabwo Yesu rero yakwemera ko dupfapfana. Icyo mushimira n'ubu mfite ubwo bwana bwanjye 6, ariko abana banjye nubwo babwirwa ko ntago baburara. Yesu we akora buryo ki ari buze kubahembura, abana bakaza bakarya kandi bikagenda neza. Uyu mugabo rero biba mwikomejeho ukamujyana ushite nawe ajya kumara intimba. Yesu ni mwiza. Yesu akumara intimba ubuzima bwawe bwa buri munsi, akakurengera, akagutabara, akakuyereka ko ari umugabo w'intwari. Ndabwira abantu rero muri iki gihe cya none, mabuye nshuti na Yesu ampaye makuru ambwira ko nyine bantanze kuzimu uwo mubyeyi. Ariko Yesu arambwira ngo nzabana nawe, nza gukora ikizami cya leta. Rero nubwo Imana yagiye yamwereka ko ubyo bakoze, ndimo niteguye ikizami cya leta. Imana yarambwiye ngo nifite amasengesho yo gusenga, twasengaga buri munsi ahantu dusengera abantu bafite abarwayi barwaye imyuka mibi. Ndataha nta mu byo kubasengera twaseshe iminsi 2, nibwo nagiye kumva mbwiye ngo nkwereke. Nagiye ku rugo rumwe, ndi kugenda numva abantu barimo mu nzu imbere, ndi kwidirishya ntambuka numva barimo bavuga amazina yanjye, mbabuza amazina y'iwacu. Ndahagarara, bari mu nzu ndi hanze. Ndahagarara
ndumva nkanumva bakuyamamagara abapfuye basogokuru bababwira ati dore umukuzo, dore inzoga, dore numva koko abantu koko badutanze. Aho rero nako nuko Imana ndagenda, ariko mpavuye njya gusenga, Imana irongera ambwira ngo ndi Imana ikurengeye kandi yakurengeye, ntago wumvishije ukuntu nkora ko nakurenze. Ubwo nakoze examen cya leta ndakora, maze kugikora Imana iza kumbwira intumaho umuntu arambwira ngo Imana intumye kuri wowe, irambwiye ngo hitamo ari ugutsinda ugasara uwo munsi, ari no kwiga amashuri abiri, uhitemo kimwe muri ibyo. Ndamubwira nti ngewe rero gutsinda ngasara nta nyungu byangirira, nubwo ntacyo umbwira Imana muri ayo mashuri abiri Imana izampa imbaraga. Narakoze ikizami cya leta, maze kugikora gikorana n'abandi banyeshuri bari inshuti zanjye bo muri famiye, ariko Imana irambwira ngo kubera ko wanyumviye ukumvira kunkorera, nzatanga igitambo mu cyimbo cyawe. Ibizame byibije rero muri iyo minsi igenda kuza, hari umwana akunda inshuti yanjye cyane yapfuye mu bintu bitunguranye. Imana iza kumbwira ngo igitambo wakibonye, urupfu na mwana apfuye no kurupfa. Numva nkunze Yesu cyane, ngiye mujyanye inshuti na Yesu cyane. Ndavuga nti Yesu we uri inshuti yanjye, uri inshuti yanjye y'amagara, undokora upfu nka ruriya urakoze. Ikizami kete nagikoze, urumva maze kugikora nkora ikizami ndatsinda, ariko mu kugikora nakoze nka niyo ndatsinda nk'abandi, ariko mbura igice kimwe. Kumara mbwira ati uzabura igice kimwe ngo utsirize mu cya leta, ariko nzabana nawe. Icyo gice kimwe kuko nsanga nakibuze, njya kwiga mu mashuri, baraje mu mashuri kwa esi zicyaduka, njya muri esi ndiga. Nkimara kwiga mu gihembwe cya kabiri cyo mu wa mbere, nibwo wa mugambi w'Imana atangiye gusohora, na ya migambi y'abakonikoni. Nari ndi mu nzira njya ku ishuri, nagiye kumva numva umuyaga mwinshi uraje, nakumva n'abandi banyeshuri batanu tugiye ku ishuri, dutaha mu rugo. Umuyaga uraza mwinshi cyane, kumwe n'abo banyeshuri twagendanaga. Umuyaga umaze kuza, nagiye kumva numva biturutse mu maguru, mu birenge bizamuka, bitashye mu mutwe, nikubise hasi. Aho abanyeshuri baranyegura, bantwara amaboko tugera ku ishuri, ariko afite kujya ku ishuri. Bagejeje ku ishuri, abarimu bahise ko bamfata banjyana kwa muganga. Ubwo nuko natangiye kujya ndwara. Ngeze kwa muganga bashaka indwara barayibura, ariko ngafatwa meze nk'umuntu nk'asepurwa, nk'umuntu urwaye ugifu. Njya kwa muganga maze icyumweru mu bitaro, nza gutaha. Imana igaragaza ko ari urugamba rw'abadayimoni, ko ari rya shuri ntangiye. Ari ishuri ntangiye, ndanabona ko ari ishuri. Narize turokome, niga ndwara, bikweze mu bitaro, indwara ikabura byose gakenda, bwacya nkongera nkarwara, birayoberana. Rimwe bakavuga ati iki ni igifu, cy'igifu gashaka bakakibura. Imana ariko urumva njye nabanaga na Yesu, nifite amakuru. Banyera kwa muganga ntazi yondi ndi muri koma, ariko mfite amakuru n'Imana. Yesu yarangiriye icyizere, mfite inshuti na Yesu. Nkava mu bitaro mvuga Imana, nkasenga ngashima Imana, baba ubwo buzima. Imana irandengera, nkora turokome, ndatsinda turokome. Tugiye gushaka ibigo, nsanga nta kigo cyange cyasohotse. Bimbera urugamba, numva ndababaye. Ngerageza gushaka kujya muri education mu karere, barambwira ati katushaka ikigo. Bashaka ikigo hafi iwacu aho, bajya muri Saint Joseph, hari ikigo cy'ababihaye Imana kadahenyuka. Ikigo barakibura, bajya kunshakira ikigo nanone, bagishaka mu Mataba aho ngaho mu kigo cya Institut Sainte Famille, nacyo kirabura, bako nta mwanya uhari. Ariko nyuma babona ko nta kundi, nemera ko gusibira njya gusiya muturokomene natsinze. Ariko Yesu abana nanjye aranshyigikira, ndongera ndiga. Maze kwiga, Imana nkurikiza turokome n'ubundi bwa kabiri, n'ubundi mbura ikigo. Numva ndababaye, numva ubuzima buranshaririye. Mfata gahunda yo kwiga mu Burundi. Ngiye kwiga mu Burundi, nibwo Imana yakoresheje umubyeyi wanjye
aragenda avuga ati ntanga amafaranga umwana wanjye atajya mu Burundi akazagwa akunda kurwara, reka ntanga amafaranga umwana wanjye yige hafi. Yatanze ikigihe hawe ndetse umufurera amuha umwanya ndiga, umufurera ntiyaze nkora umurimo w'Imana, hanyuma abanyeshuri b'abarokore groupe protesta tubana n'Imana, Imana dukwana natwe kuby'ubutwari, dukora umurimo w'Imana, mbese dufasha abanyeshuri batishoboye, tushiraho urubuga ko kujya tubafasha, tukarira abana ishuri, abana bariga tubarihira mu kigo rwose nabo birabanezeza. Directeur w'iwacu ruhari nawe aratubwira ati bene data mu nanjye abana mbishyurire, turamuha abana yishyura mu bana kwa bafite abana 15 kwishiraga ishuri, turi abanyeshuri tugatura nyine bako barakora sengaga ku cyumweru, tugatura abana tukabigi tukabarihira amashuri mu bivuye maturo. Directeur afata abana bamwe babiri turabamuha barihira. Jera wacu nawe aravuga ati nange sinzi mu bandi bana nange babiri nishyurire, njya nishyurira, kumva abantu b'abana mufata umushinga wo kwishyura abandi bana, kwego tutarabibonye tutatekereje turi abantu bakuru ko tubirukana ngo batahe, cyangwa se tukabahaje to bamwe bandi zibahaye ko nta batishyuye. Turi no mushinga mwiza. Muri uwo mushinga wo kwishyura abana rero nange rebonye mu nyungu, nagiye nabona inyungu ubu ngubu ngera muri inyungu, kuko mbona nabihunyobeye mbwe Imana ngo Mana ibuka ko nange nigeze mfata umwanya wo kwishyura abana batishoboye, menye imfubyi ko zariye, ko dufitemo n'abana bayesaga bakinze wabo baje ku ishuri bakagenda bakinze inzu bakazakingura inzu bavuye ku ishuri. Muri abo bana urumva twaricaga twebwe tugashaka ikintu abana bazarye batashye mu zo gufunga, kuko abatuye mu muryango ufite ababyeyi, aho tugatekereza abana ko nabo bazagira ku rugo bakabura icyo kurya. Rimwe na rimwe mu maturo tugashaka mutwenda ko kwambara, abana bakambara, tukabambika bakagenda bakazegenda bambaye nk'abandi bana bameze neza. Tubana n'Imana rero, nige mbona Imana indengera, ngewe Imana yanzuye inshuro 17 ngapfa nkazuka, ariko Imana agiye indokora, narwaye ikanzura kwerura ubwo burwayi nari ndwaye, kugeza ubwo noho baje kumenya ko burya ibwa burwayi bwanjye buturuka ku myuka mibi banyohera. Byatewe n'iki? Hari umwana wo kwa data wacu umwe babyoherereje, biravuga birasakuza, ariko ngene nabigize ibanga mbwe ngo nzabigira ibanga, igihe cyo kwivuga izakimbwira. Uwo mwana rero afashwe niho bamusengeye, abadayimoni amuvugiramo, bavuga gahunda yose yabazanye no bahamagaye, ndetse n'ucyo bakoresha, avuga ati naye nata wa wundi kurwara kwa kundi ntago ari inzindi ndwara, ahubwo baba badutumye ngo tugende tumugire kuriya. Niho abantu bamenye ko burya baje babimenya. Iwacu ati wari ubizi ntubitubwire, nkabwira nti ndi kumwe na Yesu, Yesu ntabwo anyemera kubivuga. Imana rero yabanye nanjye kujyana ubucuti na Yesu, ijambo twaganiriye byangiriye umumaro mwinshi cyane ntazibagirwa. Ijambo ry'Imana muri Zaburi 34 haravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Icyo gihe ndwaye meze gutyo nanasenga Imana yarambwiye ngo umuntu wagutanze kuzimu yavuze ko nta rubyaro ashaka kuzagira urubyaro, ntashaka kuziga, wowe wagira icyo wimarira cyangwa umara umuryango. Ariko Imana iyo mu ijuru irambwira ngo ngewe nzanyuranye imigambi y'abantu, nzaguha urugo kandi nzaguha abana, kandi abo bana nzabaguha, nzatunguza abantu, abana b'impanga, nzaguha impanga bwa mbere, abana b'abakobwa b'impanga. Imana irambwira ngo abo bana nzabaguha, umwe uzamwita umugisha, undi mwite mico myiza. Ndavuga nti Mana ndagushimye ko mpaye amakuru, nange ndakurindiriye. Ubwo rero usunyima gatoya niga muri Trokome, nigeze ngira yerekwa, nerekwa mbona nashyingiwe, mbona nkaniga njya kwiga ku ishuri ndi umugeni, nkibaza mu nzozi mbese imwerekwa, nkabona ndi kuya ku ishuri ndi umugeni, mbona ndi mu ishuri mfite abana. Ubwo hari 2008 nabirotaga gutyo ndi mwerekwa, nuko yerekwa ndaribona, mbona ndi kuza umusozi wa Kigali, sinari mpaze, ariko mbona ndi Kigali, mbona mfite abana, ndi ku ishuri bamagara mugeni, ndi umugeni ariko ndi kwiga.
arangije umuntu wanyeka yerekwa umuntu araje arambwira ngo iyo yerekwa arambwira ngo umva uko ubonye yerekwa mu mujyi wa Kigali nzakugirira neza mu mujyi wa Kigali kandi nzaguha urubyaro namba ngo nzagutuza mu mujyi wa Kigali ubwo nari ndi mu cyaro ndi ku ishuri ngira iyo yerekwa arambwira ngo kandi uziga ishuri rikomeye ariko nzakubana nawe numva umutima wanjye urikanze mu yerekwa ariko ndareba mbona byose kuko bishaka ko bizabaho ariko sinabasha kubishyikira uko bizagenda kuko abaganga bo barambwiye kuko nakunda kurwara cyane riyana narwaraga nkava mu byumweru 2 ndi kuva bakantera imiti yose ishoboka ngo bahagarike kuva bikanga rimwe umuganga aza kumnyera aramganiriza arambwira ngo akankubwire ntuzigere utekereza gushaka tuko gushaka kwawe nundi ntacyo byakumarira ntago wahuzugera ubyara ntago uzigera ubyara arabimbwira undi muganga wongeraza kubimbwira nawe namubwira ati mu bigaragara ntago ushobora kuzabyara wowe we anabisha mujyane ufite n'uyu mugabo kandi ikindi mumwikomezeho azabarengera azabatabara kandi azabatabara kare abiyereke kuko n'umukozi w'umuhanga naramubonye nagambwira abana kera mbayobora nkababwira nti uyu mugabo rero ni kumwikomezaho bigira umumaro kandi bituma iyo mwikomejeho bikurinda kugira ishyari ntinugibona mugenzi wawe ashubijwe none ujye uhora ushima uvuga ngo nanjye nzasubizwa ejo hari abana yagiye banyibutsa bakambwira atari ko mbega bakunda kunyita tantine wabo ku ishuri bakambwira atari ko byaha binago tubwira ku ishuri ujye ubibona nyagambabwira twahimbaje Imana twanezerewe mu bafurera mbese umunsi baduhaye gucuranga akaduha umuriro bako baje badukupera baduha umuriro kwa twacuranze twasirimbye nkabwira nti yewe niba ukunze mugenzi wawe ukumva umunezerewe ukumva nta cyari byagutera mubwire ngo nkwifuje gusubizwa mbere yanjye nkabwira ariko umuntu bivuga ari wa muntu ufite umutima koko kutazagira ishyari ngavuga ngo runaka yashubijwe mbere yanjye ngamurakarira nkabwira ni mubwire rero ngo nkwifuje gusubizwa mbere yanjye bajya banyibutsa bakambwira atari ko se koko Enate uje ubyibuka tubwira ngo mvuye gusubizwa mbere yanjye bakambwira ati kagira ubuntu kwasubijwe wenda twarize tubona amadiplome n'abandi tujya kaminuza ariko wowe wamaze kuragiza ubuzima bw'ishuri na diplome umva warayibuze ariko bujya kumeje kuma mu Mana uje byibuka nkabwa ni ntago nakwagirwa ko Yesu yangiriye neza nubwo byose bitabayeho ngo bimpe ariko yampaye agakiza ku buntu Yesu ni umwami tubwira abantu ngo mugerageze dukizwe kandi Yesu azaturengera azatugirira neza azadutabara niyo nkunda bazaniye vuga ngo jyana ubucuti na Yesu amena jyana ubucuti na Yesu mubyeyi wowe urushye wowe uremerewe uri kubona byanze urakuba ko nta bwenge ugira akavuga ko uri injiji jyana ubucuti na Yesu niwe utabara n'umenye injiji birashoboka cyane ko waba ufite byinshi nta mahoro yafite bifitemo jya ubucuti na Yesu mubaza inzira mubwire ngo Yesu nyitware gute muri izi nzira kubinyobeye mubaze ngo mbigenze nte Yesu azajya kutabara azakurengera komera rero komera kandi mukomeze n'abandi mwe kwigunga Yesu ni umwami mwiza cyane Yesu agira neza Yesu ajyamara umubabaro n'intimba niko nababwiye kuva kare nabwiye ngo Yesu ajyamara intimba n'umubabaro nakwifurizaga rero kujya inshuti na Yesu tuzakomeza tubane tuganira ku jambo ry'Imana ariko uyu munsi iri jambo ry'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 14 kujya inshuti na Yesu uyumve ko kujyana inshuti na Yesu aho waba uri hose inshuti na Yesu kandi ukunde kubwira Imana ngo Mana ndi umunyabyaha wemere kuri umunyabyaha wemere ibyaha byawe ibyaha byawe byemeze kubyemera umubwira ngo nuko kwemera kureka ibyaha rero njya inshuti nanjye Yesu azakurengera kandi azagutabara azakugira neza kurengera rwose Yesu twajyanye ubushuti naramubonye ankura ku iseta ntandukanye n'umwana n'ishashi umwana muzima Yesu twajyanye ubushuti maze ukwezi kwa muganga barancuritse kunda ya mbere Imana ngiye impanga satarashaka kubica Yesu tugirana ubushuti arandokora umujinya satani amabana bazima tugirana ubushuti na Yesu amabana rwose undi umubyeyi ndi nyina w'impanga ibyo bintu yabinyura umutima wanjye nkavuga ni ko byagenda kose ndi mama w'abana haleluya uyu mugabo rero niyo tumwikomezeho uyu mugabo rero ni muze tubane nawe kandi nukuri
uko wumva umeze kose ubona byagucanze ubuzima bwanze cyangwa se bwebeye nta mahoro bifitemo ngwino kwikomeza kuri Yesu aramara intimba tumuhamagare tumuhendahende Yesu ajya ahendahendwa bikemera Yesu ajya ahendahendwa kumva ngwino icyo mubwira cyo nuko yo muhendahenze wihannye ibyaha wabivanyeho byutakana Kristo wakivanyeho Yesu ajya kwitaba. Haleluya. Yesu aritaba kakubwira ati komera ndi kumwe nawe, kakubwira ngo nzabana nawe, agatanya akaguha nzayiwe. Umuntu ufite nzayimana rero uwo arashinganye, nzayimana igikora. Yesu ajya akoresha nzayiwe akakurengera akakurokora. Nzayimana ni nziza rero. Ngaho rero ukomeze kuri Yesu kandi umukomezanye nawe mubane na Yesu. Yesu azakugirira neza. Nubwo ubutumwa nakuzaniye uwa ngo komera rero kandi Yesu abarinde abarengere. Nkaba nasoza nsenga mbasengera Imana abantu bari ku musozi bawutinzeho cyangwa se bataragutindaho babona byananiye kwihangana byanze, nasenga mbasabira Imana kongera gukomera koyoya nshuti na Yesu. Reka nze mbasengere bingingira Imana nange niyingingira tujyana umwe na Yesu, tujyana ubushuti na Yesu. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kubahwa, uri umukozi w'umuhanga, uri inshuti nziza. Mana narakubonye nagiye nkubona mu bitandukanye, mwami nakubonye narwaye ngapfa nkazuka ukanzura. Abantu bavuze ngo birarangiye ariko we ntago byo birangira. Ari abantu reba bashaka barwaye ubwo burwayi twa ku myuka mibi, hari abantu bashaka baratanzwe kuzimu akaba mwami bakomereye kuvayo, ariko amaraso ya Yesu yakora imirimo. Amaraso nabagereho nabavanaho babashize mu izina rya Yesu, abagirire neza. Amaraso ya Yesu nakora imirimo ku bantu, amaraso ya Yesu nakomeze abagure kandi Yesu kwera ko kugaragare. Jyana ubushuti n'abantu rero bakwizeye muri aya masaha, jyana ubushuti n'abantu bizeye ijambo ryawe mu izina rya Yesu, kandi ukugenda ugendana nabo Mana, kandi ukubugendera bagenderere ngo bagirire neza kwera ko bwanze gutegeke. Urakoze nshuti nziza, wobana nabo uyu munsi n'imisi yose. Yambaje nkwizera mu izina rya Kristo Yesu, amen.